Bingwa News TV twongeye kubasuhuza tubane ikaze mu biganiro twabateguriye. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka no wa 2025. Ikaze mu biganiro. Mikoro ya mbere muri kumwe nanjye Magarambe Theodore. Mikoro ya kabiri muri kumwe na Murwanashyaka Samu Bukavu Tombe. Bukavu noneho Tombe burundu. C'est confirmé. Bukavu et Tombe. Ibingibi M23 yabyemeje. M23 yabyemeje. Ibyemeza mu ma video. Abaturage ibyishimo n'umunezero ni byinshi. Ubonye kuno bayakiriye. Abari muri commune Ibanda, commune Bagira ndetse na Kadutu niyo makomine agize umujyi wa Goma wa Bukavu sorry. Yego. Myazi mici muzibuhire ha bagiye. Aha ubu twagiye myazi mici muzibuhire icyo ni ikihe na mashindi kuvuga kandi maze imyaka 30 ntayavuga. Aya singombwa urabyumva singombwa imyaka abari muri Sud Kivu impundu ni nyinshi abakunzi sanze urimo utajya rwibagirana ba M23 sibyo abakunzi ba FC n'abakunzi birwanaho batwirwaneho Colonel Makanika gakeye mwiriwe yewe namaki twagiye reka twinjire Ibukavu ndani mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ahagana saa 12 M23 yagaragaje byeruye byuzuye ko ari iri kugenzura umujyi wa Bukavu. Yakiriwe n'impundu, yakiriwe n'ibyishimo bidasanzwe by'abaturage bo mu mujyi wa Bukavu kudeshapo mw'abaturage. Uyu munsi nyuma y'imyaka myinshi cyane. Yego. Bertrand Bisimwa iwabo hitwa Bagira. Bagira nahagana he? Bafashe. Ni imwe muri commune zigize. Yego. Meri ya Bukavu. Mujyi wa Bukavu burya ni munini cyane na meya. Sibyo? Yowe na meya. Uyu meya afite amakomine 3. Ubu nawe yarahunze? Numbaza ibyo guhunga bya meya wonse Guverineri we yagiye kera. Ariko nawe ntiyaba gihari. Tebareka guhunga erega burya umuntu ahunga ikimurimo. Aho ahunga ikimwirukana cyane. Sibyo usibye ko atagisiga icyo kimurimo aragihungana tu iki kimurimo bacu umugani ngo ushobora gusiga ikikwirukankana ushobora gusiga ikwirukankana ariko ntusiga ikikwirukamo cyo ibyo bigambo bagiye bahura ari guhunga ukuri kandi ukuri ntiyagusiga icyanzi cyo kuzamugarura ukuri kuzamugarura aba badepite ba Misare narinzi ye baba we uzi bashokoye nababitakwira hani ngoma komine minembwe umva mwatwimye komine none tugiye kubona igihugu ku mugoroba wo kuwa gatandatu twari turimo kuvuga ngo Bukavu yafashwe ariko ntiyafashwe yose hari ibice bitarafatwa uyu munsi byuzuye Bukavu ifitwe mu maboko na M23 ku mugoroba w'ejo nanone hari amakuru yahwihwishwe ubwo twavuga muri iki kiganiro avuga yuko FARDC n'abambari babo bongeye kugaruka mu mujyi wa Bukavu yibihuha kangwayo makuru reka ngwayo makuru ko byagenze ego uko byagenze ubundi burya yari yaje FARDC igera muri Bagira sibyo ni ntiyinjiye mu mujyi wose ego iri icecekera amakuru mfite M23 uzirikane kuri ya munsi yari yafashe Katana uzirikane ko yari yafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu
uzirikane ko yari yaje yafashe na ihusi ese ihusi banze ari naho reka twikomereze tujye Bukavu. Yego turi kugana Bukavu. Iraza ngo igere aha ngaha hafi y'abagira ifungiraho FRDC bariruka uvuye bagira ugira mu mujyi mu mujyi nawo ni mu mujyi ubwo ni nko muri centre na centre kajya mu mujyi ariko barawuzenguruka basa n'abagiye hirya ruguru barazenguruka umujyi hari ibibazo bitatu icya mbere M23 kuba yari yafashe yari yagatana nta basirikare igafata hanga yasize abasirikare nta basirikare bahagije yari ifite bo kugira ngo bafate umujyi banawurinde byabaye ngombwa ko ahaza abasirikare bavuye hose nahane ntazi ariko nyine za Minova na za yari hose bagiye bafata bare bahageze nimugoroba noneho nimugoroba agashya kabaye katumye abantu Kongo ivuga byinshi ndakubwira aho yabivugiye ibyo bintu bagiye M23 isa n'ivuye habagira isubira ahitwa hafi ya Muresa ubwo isa n'isuye Kavumu umvise yego aha Muresa niyo yari yaturutse ikurikiza miti arikurikiza aho bita kuri 12 km bita kuri Monisco ikurikiza ha Brasserie uyu munsi yari irasa ni yari yasubiyeyo Brasserie ndi yari yigeze ntabwo ari Brasserie wacu ni Brasserie y'iwabo babyumve neza Burarima ni Burarima ni Burarima nzari Burarima haba Burarima na Brasserie na Burarundi ariko Brasserie ni yana oya hano ni Burarirwa ariko Brasserie byose birabihuje yewe birabihuje aha twikomereze baragaciyemo mu Rwanda ni Burarirwa yego i Burundi ni Burarundi muri Kongo ni Burarima ariko aho bakorera sivuye aha ntabwo uvuga ngo ngiye kuri Burarirwa ushatse uvuga gutyo kuri Burarirwa ifite ishami Kigali n'ishami rya hano kagira Brasserie ubanza ari abbreviation ivuga ngo ni Maribra ibintu nyine byo kuvanga nk'ibyo reka tureke ibyo urabyumva noneho babonye basa n'abasubiye inyuma yego aba ba FRDC bari bahunze bitse muri Plaine batangira kugaruka bahise bagaruka inyuma twabonye imodoka zigaruka muri Bukavu ariko ubona abaturage bigenze biti abazarendo birara mu mazu bambura abaturage bajya gusahura abana b'abasirikare hano ari cyo bita kansayo abana b'abasirikare base baragiye basiga abana na banyina aba bana batora imbunda za base karabaye n'izindi FRDC yagiye inyanyagiza mu baturage barazifata rero nibo babandi babonaga twatwana twarasaga kakarasa nabonye amashusho n'utwana tw'abasoda nabonye amashusho mbona M23 iri kugenda irasa urumva ariko ahirashe ntabwo havuye n'isasu ikagenda ijya ku mazu iri kubwira abantu ngo mubwire abo bantu bavemo inyana ni yamweru urabyumva barongera bahimba inkuru ngo Bertrand Bisimwa ngo avugiye kuri televiziyo ya Goma RTNC ngo avuze ko bahagaritse imirwano kandi ngo bagiye kuva mu mujyi wa Bukavu bagiye kuva muri Sud Kivu yose ngo Nord Kivu niyo target yabo cyo kintu cyasirikiye personnellement nahamagaye umunyamakuru inshuti yanjye wa RTNC ndashaka kuvuga izina yego bati Bertrand Bisimwa ntabwo twigeze tumwakira uyu munsi n'ejo ntabwo twakiriye n'ejo bundi ntabwo twakiriye muri ibyo bintu byatangajwe na leta ndaceceka ubwo twari ku kiriyo erega ubwo Tshisekedi yavaga mu Budage aza huti mfite inshuti yanjye yitabye Imana n'ubu ngubu bakoze inama witwa Gakwerere yitabye Imana nari ku kiriyo numva abantu batangiye guhwisa ngo urabegera baranyegera ahubwo bati umunyamakuru bimeze bite ndababwira ngo ejo ku cyumweru saa 6 Bukavu izafatwa
bampindura umusazi wari kuba umwana ntiyasaze wo kwa Magarambe ndaceceka. Ejo saa sita Bukavu izaba yamaze gufatwa yose, bampindura umusazi. Noneho mu kanya haje itangazo rya ruhurura noneho ngo Macron perezida w'Ubufaransa ngo yasohoye tweet. yahamagaye uwo bita Tshisekedi. Nibyo nyine ndakubwira ibiri muri iyi tweet cyahoze cyitwa Twitter ubu ni X. Bati nahamagaye Tshisekedi. Ndabura ngo Tshisekedi ntanze itegeko, kibaza iryo tegeko Emmanuel Macron agiye gutanga. Kanze ngosomera ibyo yavuze. Risoma rwose. Si Macron. Macron. Perezida Macron yagize atya ahamagara Tshisekedi. Mu ijoro ryakeye. Yego. Baravugana ngo bavuganye kuri izi ngingo ngiye kukubwira. Gusaba ko habaho agahenge ako kanya kandi kakubahirizwa n'impande zose. Ko M23 igomba guhita iva ibukavu ako kanya. Ko habaho kwizezwa umutekano abategetsi ba gisivili n'abasirikare bakagaruka ibukavu. Ubwo nabahunze. Ko irekura ikibuga cy'indege cya Kavumu indege za gisirikare zikongera kugenda. Macron yavuze ko asaba u Rwanda gufasha ngo izi ngingo zubahirizwe. Reka ndekeraho. Aha. Uyu mugabo yavuze nkande? Macron. Yavuze nkande. Ariko dukurikije ibiraho. Sibyo? Ntabwo ari Macron wanditse ibyo bintu. Ya. Ntabwo ari Macron. Ninde wabyanditse? Ni Kinshasa. Ubu ntiwakwinjira muri konti y'umuntu yaho Twitter ukandika. Oya, ibi ngibi nta konti y'umuntu. Nta konti y'umuntu ni wewe wagitangarije. Kanikomereza. Twakomeje. Ibi byose bimaze kuba FARDC ibiragarutse. Ivuye kuri plane. Ivuye ni imodoka baje biruka no mujyi wa Bukavu. Batiba. Baje warugeze aho bamaze gusahura. Bare gusahura bagiye kuri Burarirwa muri depo basahuye biriya bintu bibakoramo ibikoma byose nimbara amasaka ari ibikifu y'ibikoma basahura n'inzoga. Abasinzi barigendera. Hari kariti yose ngo yarayisinze n'ubu ngubu ntibarabyuka. Nabonaga umugabo uri gukuruza simvuga ibyo ari byo. Ngo ni ikibuno. Yaraye yasinze. Urabyumva? Yazirayemo koko. Noneho M23 maze ikuzira iri joro. Imanuka ahangaha Muresa za Miti kuri 12 km kuri Monisco aho kuri Brasserie igeze kuri Place de l'Indépendance abasore bari fotos. Hari ahantu noneho M23 nayo yagaragaye ihari. Noneho Wiringoma we yasohoye Place de l'Indépendance. Yego. Yasohoye ifoto n'abariho bari. Nabonye bari kwifotoza. Abahungu ba Tshisekedi baba bari fotoje. Ndavuga aba M23. Aba Tshisekedi bo twabaherutse binjiyemo nka saa 12. Imodoka enye z'amakonvoyi. Bashobora kuba badasubiyeyo. Cyangwa ibyabo inkuru yawe yahekeyaho. Ibyo bahungu ba Tshisekedi wabirangije. Hanyuma rero bagiye gufata umujyi banyuze mu nzira eshatu. None se ku nshanze FARDC yagarutse umbwira ko yanyuza hose baranasahura yasubiye yiti. FARDC binjiye imodoka enye cyangwa eshatu zirimo abasirikare. Nimugoroba baherutse binjira mu mujyi wa Bukavu. Seto indi ngira yabo ubwo basahuye bari nyine nk'aba bakobwa bagiye batagira amatara. Babandi bibimara. Babandi ibigoryi bitanu. Biriya. Nibyo ngibyo byinjiye ubwo nabo binjiye imodoka enye. Ntumbaze iyo bya. Ndumva benera gusa. Hanyuma rero kwinjira muri Bukavu kwa M23 banyuze mu nzira zitatu. Hari inzira ijya kuri aho bita kuri industriel. Yego.
aho turi Kadutu. Iyi Kadutu hari inzira ijya Panzi, hari Ipanzi ugakomeza Inyangezi, ugakomeza Essence, ugakomeza ahitwa Nyantende. Ibi rero uzagana ujya muri Plaine wa muhanda. Hakaba noneho n'indi ikata hitwa Labote za Nyawera n'ahandi. Noneho ukagera muri commune Bagira. Urabyumva? Iyi Bagira niho kwa Bertrand Bisimwa. Ugakomeza kuri commune Ibanda, nayo hari aho Nyawera ikoraho, ukaja kuri za Feruje n'ibindi byinshi. Hanyuma rero ukajya Ikadutu n'ahandi henshi. Umujyi barakonfirma. Baragenda baramanuka bafata umupaka wa Rusizi, u Rwanda Rusizi ya mbere, baramanuka bafata na Rusizi ya kabiri. Ariko mukanya ubundi turi saa 9. ubu turi saa 9 rwose. Genzo wacu Maisha araza kutubwira ashobora kuba habayeho impinduka nkeya. Ashobora kuba hari udusasu twinshi twavuze. Ndetse ko bashobora kuba kubona bavuga ngo bashobora kuba hari kisasu bateye mu Rwanda. Ya system irakimira. Aha, nicyo narigiye kukubwira. Yes. Umuntu uri Rusizi arambwiye ngo ubu tuvugana ya system mwabonye hari hano Rubavu. Imeze gutya mu karere ka Rusizi. Ati bibombe byongeye kumirwa. Ya indi mbaraga zimiri zindi. Yes. Gusa muri make rero aya masaha abaturage bakiriye M23 n'umunezero n'ibyishimo n'indirimbo z'insinzi. Ibisigaye ntumbase. Hashize nk'amasaha 6. Hashize nk'amasaha 6 muri Rusizi imirimo iri gukorwa nk'ibisanzwe. Kibisanzwe? Nkaho nta n'icyabaye. Gusa ariko nta amasasu nta muturage urambuka. Kuvejo rega nta muturage yigeze wambuka ava kuvejo bundi ku mipaka bari bagiye kare abashinzwe imipaka bari bagiye. Ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze hano muri Rubavu. Nuko bimeze rero, ahasigaye mu kanya tugiye kwakira mugenzi wacu Maisha Patrick. Reka tubanze tumwumve. Mwiriwe neza Maisha? Mwiriwe neza Theo. Aha, Ibukavu ndabizi ko wahageze. Ari no kugwa kavura. Haba icyondo rero Bukavu na Rusizi? Cyane hari icyondo cyenda kuba umutuku. Akanya nakanya abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ibya Bukavu. Avulante. Ya nibyo Theo, kugeza magingo ayangaya uko twakomeje kugenda tubibatangariza. Umutwe wa M23 usa nkaho 80% 90% bigaruriye umujyi wa Bukavu. Yego. Ni umujyi wigaruriwe nta mirwano bavuga ihambaye yabayemo. Kuko uyu mujyi kuntu wabonye wubatse, iyo haza kuba imirwano abaturage nibo bari kuza kuhatakariza cyane. Yes. Ahantu habaye imirwano ngira ngo abantu mu makuru yacu ya mbere twabigarutseho. Ahantu habaye imirwano ni hano ku Rusizi rwa kabiri. Hano ku Rusizi rwa kabiri harimo abasirikari basa nkaho bagumyemo banze kuvamo. Ariko akaba n'amakuru avuga ko abasirikari bakomoka kure. Bakomoka nka za Kisangani, nka za Equateur, za Lubumbashi, banze kujyana n'abandi. Yego. Uko ngubu batazi iyo bajya. Ubwo abo ngabo benshi bakuyemo imyenda bajya mu baturage. Cyo kimwe n'iki, cyo kimwe n'abasirikari b'abazalendo. Nako twabita abasirikari kuko nubwo bafite imbunda ariko nta baturage bahawe imbunda. Yego. Nabo bakiri muri Bukavu imbere. Yego. Bakuyemo imyenda. Bukavu nanone nayo inyanyagiye imbunda ni kimwe na Goma. Kugeza amagingo yangaya rero imipaka yose yo muri Bukavu, hariya muri Ville,
za Mpanzi aragenzurwa na M23 gusa harimo kwitonda cyane. Yes, nuko twagiye tubwira abanyegoma twavuga ati mwitonde na M23 nayo yitonde. Uburyo imiturire yanga nubwo baje abaturage bakabakira neza nk'abantu bari babakeneye, ariko hashobora kuvukamo ikibazo cy'imbunda nyinshi zikirimo. yego, harimo mu by'ukuri n'abaturage nabo babitse imbunda kuko bagiye basoragura ngira ngo bagiye ubona abana bato, igihe ubona abana bato bagenda bagatoragura imbunda na bya uniform byose bakiyambarira. hari n'uwo nabonye bagiye kurashisha igifaru w'umwana, ntazi aho bakora bakicara bakumva yuko ngo yakirashisha. hari n'uwibye serikeye, nabonye n'uwirukanganye serikeye ya pi. Urumva rero umujyi wa Bukavu kugeza amagingo aya ngaya uratekanye. Mu kanya nibwo harimo General de Brigade Byamungu uje ku Rusizi rwa mbere yari ku mupaka. Yes, araje arahagera, amaze kuhagera asuza bari hakuno, arabapepeya, amaze kubapepeya icyakurikiyeho yahise deployinga ngaho abasirikare, amaze kuba deployinga barongera basubira inyuma baragenda. yego, gusa yasize abasirikare basiga barinze umutekano. Wabonye mu mashusho dushize hanze, twabonyemo yuko twafashe n'abasirikari bari kujya mu kigo M23 yarwaniraga hariya muri Kansayo. Wabonaga ko barimo gutanga inama bavuga bati we jya hariya. Urumva twagiye dufata amashusho abayobozi babo bari kubadeployinga, bamaze kuhafata. Urebye ahanini nta mirwano yabereye ahangaha, avuga ngo ni imirwano ikabije, ariko igice cyose wenda naho bataragera ku munsi w'ejo bazaba bageze, ariko ibice byose by'ingenzi kuri ubu byamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. hari amakuru tumaze kumva ngo hari ibisasu biremereye byaba byashatse gutera mu Rwanda biramirwa nk'ibindi. nibyo no mu makuru twabivuzemo, bashatse gutera amabombe mu Rwanda ahangaha mu murenge mu gace ka Mururu. Bashatse mu karere ka Rusizi bashatse kubatera amabombe. N'ubundi kwa kundi kw'abasirikari b'u Rwanda, igisigaye cy'u Rwanda kirakomeye. bahise bayasamira mu kirere, ku buryo nta bombe na rimwe ryagiye rigwa mu Rwanda. ariko hari abaturage bo bagiye bafatwa n'amasasu yabo ejo n'uyu munsi. Yego, nta wigeze apfa, babajyanye kwa muganga, ubu barimo baritabwaho. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda urabona ko bacunze umutekano, ibifaru, imbunda zikomakomeye, abasirikari, urabona yuko rwose ku mupaka wabo bahagaze bwuma, bacunze umutekano mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ntawe ushobora guhirahira ngo abe yakwambuka mu Rwanda. Maisha, ugereranije Bukavu na Kamembe na Goma na Gisenyi, bafata Goma na gufata Bukavu, ni habaye imirwano ikaze cyane? Bariya umuturage w'i Kamembe umujyanye mu masasu yari i Rubavu, yahahamuka ku rwego rwo hejuru. Yes, hano nta mirwano yabereye, n'utwabereye ni dukeya, ntabwo ari imirwano, babona imirwano. ariko uruvuga ngo i Rubavu hari imirwano iteye ubwoba, ngewe mvuga ngo iteye ubwoba. ahangaha rwose abahungu bo mu gice cy'umujyi binjiriye rwose, nta umva binjiye neza, nta kibazo bafite, wenda ngo bararwana. Reka nta byo kurwana byari birimo, kuko n'ubundi ku munsi w'ejo twageze ahangaha ejo bundi nijoro,
izi mbunda zikomakomeye nta zari zihari bari bazizigenguye bazikuyemo bazitwaye uyu munsi rero ni ukuvuga ngo nta mbunda zikomakomeye zari zirimo ahangaha n'abari bayifite ngewe yarashe mu Rwanda yari hirya muri Panzi ariko nkeka ko bahise banayakura barigendera uruvuga ngo abasirikari bose birundiye muri plene wenda akibaza ati se arakurikiraho iki gusa amakuru ngenda nkurura nuko mu by'ukuri M23 kugeza amagingo aya ngaya amanza batari bukomeze bagiye kubanza n'uyu mujyi nawo utoroshye nawo bagiye kubanza bawukiriyaringa ni umujyi munini umujyi muri uku kukiriyaringa rero bashaka kugira ngo byibuze bagarure umutekano w'uyu mujyi urumva n'abariya bagiye muri plane nabo bashobora kujya bagira gutya bakaza gutesha umutwe abaturage ubwo rero ni ukuvuga ngo imirwano rero nta n'isasu wakumva muri Bukavu kugeza amagingo aya ngaya nta sasu wakumva muri Bukavu abaturage batangiye gusohoka mu mazu abaturage batangiye gusohoka mu mazu ubu ngubu ikintu kitarakorwa imodoka ntabwo ziratangira kugendagenda no ku mupaka ntabwo abaturage cyangwa imodoka n'icyo batangira kwambuka ariko urebye muvoma abaturage bo batangiye gusohoka mu mazu rwose hanyuma M23 twabonye yakiriwe bidasanzwe ahantu hose yafashe nabonye Bukavu bidasanzwe aba baturage bo mu mujyi wa Bukavu Bertrand Bisimwa yari yarabateguye ikuru nabonye abaturage bo mu mujyi wa Bukavu ni abantu biganjemo abashi urihangana nagiye kuvumba tubikire tuzozeje abakunzi ba Bingwa bapfuye kumbona bambonye ati dufite akarori ngwino tujyane nawe ko dufite abakunzi benshi nangaha ni hose ku isi ubwo ni ukuvuga ngo ituze ryo rirahari ikintu nabonye abaturage bahangaha ntabwo bari bakunze FARDC oya kurya bagiye babashinja urabyibuka ko bagiye babashinja ngo nabo ngo kubera ko Bertrand Bisimwa ari muri M23 ngo nabo nabatrete nabagambanyi ubona hari biko bisa nkaho byabababaje cyane yego kuva ku munsi w'ejo barambwiraga bakambwira bati arimo abamamagaraga nanazi bakambwira ngo bajya bakurikirana Bingwa harimo abambwiraga bati tutegereje bayomba turabategereje rwose ubonaga yuko mbese bategerezanyije amatsiko no guhunga ni bake barimo guhunga harimo batangiye guhunga ubu ngubu 23 yagezemo ariko ni umwe ntabwo ari benshi ntabwo ari benshi Maisha ufite akazi kenshi reka tube tukuretse murakoze cyane sasa karako nayo nibagiwe yego no kuvuga ngo aba basore bari mu 23 bakimara kugera ku mupaka bagerageje kuvuga yuko nta muntu bongera kwambuka yuko anatanda mu gihe wenda bakirimo kurwana n'uburyo bakuramo umwanzi wabo bavuze ko nta muntu wemerewe kwambuka umupaka ubu dutegereje wenda izindi ngamba bari bufate nk'abayobozi bayoboye aka gace ka Bukavu no kuba ku mipaka yaba Rusisi Rusizi de ntabwo birakora ntabwo biratangira gukora n'amato yaho kuri Laboti n'andi hirya hose biratangira hose ntabwo baratangira rwose gusa Maisha akantu nayo nibagiwe biravuga ko hari abantu baba bihishe muri uwo mujyi ndetse na Ijwi niko byaba bikimeze abarundi bakiri kwijwi bo baracyari iyo babuze ahantu banyura ariko hari n'abasirikari b'u Burundi bivugwa yuko ngo bashobora kuba bakishemo hano ariko mu bwiza ukuri Theo i Burundi bafite ubwoba
bafite ubwoba barabona abasore b'abanyamurenge bakabafata abona umuntu wese ngo ufite isura idasanzwe ngo bakamufata njye nibajije igihe umuntu yagiriye isura idasanzwe biranyobera izuru ridasanzwe sinzi iryo ari ryo cyangwa irisanzwe iryo ari ryo ariko n'ejo wumvise ko perezida w'u Burundi yavuze yuko ngo iminsi y'igisambi ibaze ubwo mpamya yuko ibyo yavugaga wenda bishobora kuba byakwerekera ku Rwanda ngo nawe yiteguye kurwana byari byo byose niba yiteguye kurwana ubwo natwe turi abanyamakuru tuzakurikirana iby'iyi ntambara agiye gushoza gusa ikiriho ni uko kwitegura kurwana n'u Rwanda wananiwe M23 gazasyaho kadutegereze murakoze cyane murakoze mureka dushimire Mugisha Patrick aherereye cyane ari mu kazi gakomeye cyane arakoze cyane ikiganiro reka twikomereze n'ikiganiro cyacu tubanze twamamaze ariko tubanze twamamaze Gana Kigali Tubazane Transport ni sosiyete nziza cyane sosiyete igufitiye serivisi nziza utazasanga ahandi mu yandi makampani ndetse hari amakampani yitwikira ibyangombwa igakora amakosa aha muri Kigali Tubazane Transport nta kosa uzahasanga na rimwe. Hanyuma hano bagufitiye serivisi, hari serivisi zo gukodesha imodoka igihe cyose ushaka kandi imodoka yose ushaka. Urumva ko ari ibintu utazigira wibagirwa niba ufite ubukwe cyangwa se ufite ibirori bitandukanye ushaka gutembera ahangaha baragufasha. Hanyuma bafite serivisi zo kuba bakubakira inzu cyangwa se bakakugurisha inzu. Ariko reka nkubwire serivisi yo kubakira inzu. Dufite serivisi yo kubakira inzu uburyo bwizewe, niho honyine ushobora gusanga serivisi yo kubaka inzu mu buryo bwizewe, ku buryo ibyo ushaka byose bizajya ku nzu yawe, ibikoresho byose ushaka. Hanyuma ni ukugirana amasezerano kwa noteri, nijya kuvuga amanota, ni ukugirana amasezerano kwa noteri, ubundi urumva ko bice mu mucyo tukajya kukubakira inzu, ukaduha kimwe cya kabiri cyangwa se 50% y'amafaranga twemeranyije ashobora kubaka inzu, ubundi hanyuma yandi ukazayiduha inzu yawe yarangiye. Hanyuma dufite n'inzu zuzuye, ushobora kuzukagura inzu ku buryo utatumwanya uvuga ngo ugiye kubakisha. Ariko kandi dufite n'ibibanza ku bantu mukeneye ikibanza, dukeneye ibibanza turabigurisha, tukanabiranga ku muntu ufite ikibanza ciwe rwose ngo cyabuze umukiriya, ngo no tuguhuze n'umukiriya ubundi nawe ufate ku mafaranga. Hanyuma dufite na serivisi z'amapartema, dufite amapartema hano hose ku bantu muva ibwota amasimbi rwose ntugire ikibazo uvuga ngo ndarara hehe ndakura ha apartema. Hamagara kuri 0788557657 ubundi ubone apartema nziza cyane. Shira akamenyetso ko guteranya 150 ubundi ushyireho 78855 maze iyo nimero ihamagare cyangwa se uyandikire ubundi tuguhe serivisi, cyangwa se ukatugana aho dukorera niba uri mu Rwanda. Hano dukorera i Kigali Kicukiro mu nyubako ya Sako hariya neza ku isoko rya Ziniya, niho uri budusange rwose ubundi tuguhe serivisi nziza cyane. Hagati aho reka nkubwire ngo gana ivuriro ryiza cyane ni Prime Health Infinity. Reka twumve ubutumwa bwawe. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Mu bihe tugezemo no kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Isoko ry'igisubizo cy'ibyo byose ni ivuriro Prime Health Infinity. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga bukomoka mu bihugu bya Aziya, Chinese medicine, bukoresha imiti ikoze mu bimera 100% nubwo imyinshi ari ibinini. Dufasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko,
umutwe udakira, stroke, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, cirrhose, igifu, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Abagabo bazengerejwe n'indwara zibabuza kunoza amabanga y'urugo nk'ibibazo bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro, muri Prime Health Infinity tubakoraho rikaka. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, nabo turabafasha bigakemuka burundu. Dukangurira abantu kwisuzumisha hakiri kare bakagirwa inama zibafasha kwirinda no gukira uburwayi, bikabarinda kwivuza barembye. Dutanga inama zijyanye n'imirire, izifasha kugabanya ibiro ku bafite umubyibuho ukabije cyangwa kubyongera kuba nanutse bikabije. Tukanabaha imiti y'umwimerere w'ibimera bibafashamo. Inama zibafasha kwirinda no kwivuza kandi tunazibasangiza ku muyoboro wa YouTube Mico Myiza TV. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko muri etaje iri hakurya ya Vision Restaurant ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi ku muhanda w'Amadepo muri etaje iri hakurya ya Arete munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Claver. Aha igisenyi tubafitiye na massage. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse ikabageraho mu gihe kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi muri Aziya ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti ikabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0. Barakoze abo muri Prime Health Infinity. Reka twumve kandi iduka ryiza cyane ni Samsung 250. Samsung 250 ikomeje kubagezaho ibyiza byinshi. Mu minsi mike Samsung Galaxy S25 isohotse muri uyu mwaka iraba yadusesekayeho hano mu Rwanda. Nutubakiri kare ifite gigabyte 256 tuzaguha iya gigabyte 512 uretse abakunda smartphone za Samsung kandi n'abakoresha za iPhone nitwe turi kwisonga mu kubadabagiza. Ubu urazana iPhone 13, 14 cyangwa 15 tukaguha yisumbuye kugeza kuri 16 duhereye ku ufite by'umwihariko iPhone 11 Pro Max yo ni 500 gusa. Tubafitiye kandi smartphone yitwa Classic ifite gigabyte 64 ku 95 gusa. Hamagara Samsung 250 kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Koza muri Samsung 250 barakoze cyane tubashimire. Hanyuma Magarambere ka twikomereze n'amakuru yacu tuvuye muri operation yuko byagenze mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma bimeze gute mu bindi bice nko muri mu bice bya Minembwe ho hameze gute? Reka mbere yuko tujya mu Minembwe rero tubanze tumanuke Uvira. Tumanuke muri teritwari ya Warungu na teritwari ya Uvira. Hari ibikorwa bya shitani. Bakimara kugera hariya hepfo muri plane, yego, hari abasirikare bakomeje baseruka mu mujyi wa Uvira. Babahuye n'abazarendo. Bati mwanya nazimbwa mwe musize mutaye Bukavu. Muraje. Abazarendo babivusemo batangiye kubarasa. Ngaho batsindamwe abasirikare 4 n'abandi benshi bakomeretse. Muri iki gitondo barashe umusirikare umupolisi. Ako niwe mbonye umufisi niwe mbonye umupfurero kanze nonye afite isura isa n'abatutsi bamwitiranyije bari bazi ko ari umututsi. Ubu si we mbonye mu kanya. Yes. Inyangezi ni hafi y'umujyi wa Bukavu. Yego. Hari abaturage bifungiranye barimo n'abatutsi. Bivugwa ko abazarendo bari kubahigisha uruhindo. Nubwo turi kuvuga Bukavu yafashwe ariko hashobora kuba ari n'amadega yabereyemo. Hariya muri Plaine de la Ruzizi mwabonye imodoka y'abarundi manuka ikora impanuka. Iyo mpanuka yitanye abasirikare benshi b'abarundi. Yari kamyo yuzuye. Yego. Abandi barakomereka bacika amaboko n'amaguru n'ibiki byose.
abo ngo bari kuvurirwa baza bahise uriya ntibabajyanye i Burundi haregereye bashobora kuba bahise babambutse iwabo. Ariko icyo nashaka kuvuga muri ibi biriya bisi byose narababwira nti iriya Plaine de la Ruzizi izaberamo amahano kuko aya masaha aba bazalendo na FARDC bari kurwana. Urabyumva ubu barapfa ibyo basahuye si ugupfa ibyo basahuye ahubwo abazalendo bigira ngo ni abanyagihugu kurusha FARDC kuko erega hariya bahawe ijambo bahabwa n'imbunda. Imbunda ntibazibaye ejo bundi muri iki cyumweru reka nagiye mbabwira abadepite bagiye baza hariya babitakwira, nagiye mbabwira bariya abadepite ba Misari, nagiye mbabwira bariya ba Rukema, nagiye mbabwira abaki bose baza hariya ngo bazi kugira ngo bakontere kare M23 ngo itazagera muri Sud Kivu. Uyu munsi yamaze gufata Bukavu barajyahe noneho basubiranye kubera ko abazalendo barariye. Yego hari ijwi nakumvishije bari kuvuga ngo bafate intwaro amacumu imipanga imihoro ibyuma imbugita buri wese amabuye n'ibiki bajye kwica umwanzi. Ibyo nibyo batangiye gushyira mu bikorwa. Urabyumva baratojwe rega hariya muri Uvira harimo imiryango y'abanyamurenge benshi yifungiranye mu mazu kandi nta mbara ntiragerayo. Aha muri Plaine abarundi ni benshi cyane kandi uzirikane ko kuba bari muri iriya Plaine iwabo ni hakurya barasa nk'abanafunze defense hariya. Rusizi no kumanuka hepfo inka zariya muri Plaine zija gushoka amazi muri Rusizi ugahita wambuka hakurya niba zaca ibitoka zahise impasi yego cy'ibitoke. Ibi rero biragaragara ko nge singunda kwemezanya nuko M23 yarwana ikajya kurwanya n'abarundi nta nyungu bifitemo gusa ariko nibakomeza gukora ariko bazabirukankana baje butsi wabo bababwira ati muzibeshe mwongere mwamuka babarenze irembo babaherekeza Maria ntarembo urumva bazagenda babarenze bambuke Rusizi bati muguma iwanyu natwe tugume iwacu bacunge imbago z'igihugu cyabo. M23 n'abakongomani 100%, n'abakongomani bagaragazwa n'abakongomani bafite umutima ziriya mpundu n'amashi bakiranwa mu mujyi wa Bukavu zibayisoma ko leta itazakiranwa. Ziriya mpundu leta se kutazakiranwa kwiri kwakiranwa amasasu leta ko bayibona bakihisha ngo ni les vrais congolais abazalendo kwiri kubakiriza amasasu. Ariko experience mubona uyu munsi hane Bukavu bakiriwe nk'ibikomangoma nk'abami abonye babakire cyane. Hari Kavumo warabonye ko bakiriwe Igatana abonye ko bakiriwe Kareba abonye ko bakiriwe Nyabibwa abonye ko bakiriwe Turenge hano Minova abonye ko bakiriwe Turenge Numbi abonye ko bakiriwe nono tujye mu mujyi wa Goma urebe kiganiro cyabo ko bitabiriwe nubwo habaye intambara idasanzwe ariko abaturage baravuga batari ko aba bagabo batweretse ubudasa. Ariko buriya ndibaza uko leta imeze. Uyo umuturage akweretse reaction ziwe cyangwa se uburyo abona ibintu akwereka M23 mu buryo buri positive nyine buryo buri bwiza buryo bwo kumufata neza bwo kumuha icyubahiro akwiye nk'umuturage. Ariko leta hiri baravuga bati mutuvanira abasirikare hano nyamuneka ibikorwa muri gukora hano mugende mutuvira. Warabibonye mu buryo wabikwavu mu bihe bishize M23 tarakikamo bas societe civile zirandika ziravuga ziti ntago dushaka abasirikare hano hariya naho ari miturufu. Noneho ndi kuvuga M23 ubutsinzi bwayo iri kugaragaza leta iri kuvuga yuko abantu bayiteye gute bagaragaza ibintu byiza. Buriya niba ari ukuye inyungu zishingiye ku macyo y'inda n'ibiki byinshi reka nkubwize ukuri
meme n'abategetsi bari Kinshasa ubwabo yego ukuye bari abatipe bo muri IDPS n'iriya nzu ya perezida Tshisekedi abandi bamaze kumenya ukuri ahubwo batsimbare ku nyungu zabo gusa reka ngwereke ngo urugero uyu munsi Bukavu yafashwe ni kwa Sebukwe Tshisekedi yego niwe umugore wa Tshisekedi avuka Nyakeru ise niwe witwaga Nyakeru ise yari umudogiteri Sebukwe Tshisekedi uvura ari Bukavu mama we nawe yari umuforomokazi maze ngo nakozeho documentaire nyuma yabwo baza gukora impanuka bari mu modoka ndetse apfana na musaza muka Tshisekedi donc famille irarangira banza bari abana babiri muka Tshisekedi rero ajya kurererwa Kinshasa kwa nyirarume w'umupadiri abari umurera mushyira muri za Ruferina kugeza aho yagiye hanze i Burayi mu Bubiligi Tshisekedi nawe wari warigendeye ku ishuri Irove ishuri riramukubita sibyo abatangiye akandi kazi abakubitanye n'uriya mugore uriya mukobwa uw'imfubyi nawe yari yarize ibyo babyeyi be bize we ni muka Tshisekedi nawe ni umuforomokazi nuko bahuye hari Bukavu ni iwabo icyo ni icyambere Vital Kamerhe nubwo Vital Kamerhe ari umunyarwanda 100% ni umunyarwanda reka kandi niwe ushyiramo imbaraga mu kurwanya abanyarwanda ariko iwabo ni Bukavu nawe ni hori urumva ikindi cyongeyeho nakubwira witwa Rukwebo Rukwebo iwabo na Igatana hari hafashwe yego fatu uwitwa Matata Mponyo sibyo nawe ni umunyakivu burya Kivu tujya tuyumva gusa Nord Kivu na Sud Kivu icyahoze cyitwa Kivu ngenda kizeho muri geography za kera n'amateka nanabibayemo nabayeho cyitwa Kivu cheflier ya Kivu yari Bukavu izi zagoma zose zari amasurejo iyi Maniema nawe yari Kivu havuka witwa Matata Ponyo wari premier ministre amakuru mfite nuko ayo mayerema yose akomoka mu burasirazuba bwa Kongo bahamagaye abiwabo bifashisha ba musenyeri bifashisha societe civile bifashisha abakire na bamwe mu bategetsi bihishe bifashisha n'abajenero barababwira ati mwokagira Imana mwe mukora uko mushoboye kose M23 na FARDC ntibarwanira muri uyu mujyi wacu icyambere ari yamaza akomeye na yabo na yabase wabo na yabanyina wabo na banyira ibintu nk'ibyo harya hari ibirombe by'amabuye y'agaciro bibayo iki kirombe ndakigarukaho nta nibu cyabaze cyajya mu mujyi ibirombe biba biri ahandi ndaza kwigarukaho ariko ubwo nabyo ni ibyabo reka ndaza kwigarukaho kwiruka ujya mba nirukanka cyane ubu narenze Sud Kivu iwacu urumva icyo ni icyambere yego niyo wabonye ba Archevêque Maroyi sibyo musenyeri wanjye ni njyewe nakunda bitandukanye none na musenyeri wanjye direct ndashaka no kuvuga izina rye Buvira waduhemukiye simbivuga ariko Imana izamubabarire abarero nibo batanze babisabye turabashimira abayobozi ko mwasabye ko umujyi utaberamo isibaniro mwarakoze cyane bariya n'abakunzi b'amahoro abo ni abambere amakuru mfite uyu munsi uyu Matata Ponyo nawe yamaze kumobiriza abiwabo Maniema arababwira ngo uko byagenze Bukavu ariko bigenda niwanyu kandi bamwemera kubi kuko yari amaze guteza iwabo Maniema imbere cyane sibyo aba bayobozi bivuze ko gufata Bukavu no gufata Goma habaye izo briefing
z'uko abasirikare banza kwikuramo bisobanuye ko bagiye gukomeza kugira Kinshasa nta musirikare ubikomye imbere kandi uzabibona amahirwe kuri AFC amahirwe kuri Nanga amahirwe kuri Bertrand Bisimwa ibi ngibi wabonye bakireme 23 aba n'abasirikare ariko genda umbwira umunsi Nanga azagiramo Bertrand Bisimwa ageze hari iwabo muri centre ya Bukavu bizagenda bite bazamuhobera rwose nuko umusasiri nyuma y'imyaka 15 ari hanze adafite uburenganzira bwo kwinjira iwabo ni nka Theodore hano uzinga ifite uburenganzira bwo kugera iwacu Minembwe ntabyo nabona humura ariko vuba uragerayo indege ndayifatira Bukavu hari Kavumu niture mu Minembwe ndebe itongo rya papa aho navukiye na sogokuru yavukiye n'abasogokuruza nsura imva zabo nimara mfukame nkora ikimenyetso cy'umusaraba singiza Imana giye guterekera nakumvise sinyenterekera kubera ko twigende narabatijwe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Aha urakoze cyane nyuma yaho Tshisekedi agereye mu gihugu cyiwe ndetse Suminwa wari wagiye muri Addis Abeba yagarutse aza kuri televiziyo y'igihugu ubundi abaha ibinyoma koko kagira inkuru abahuma amaso arababwira ngo muzi n'ibindi muzi byabaye mu nama ya Afurika yunze ubumwe ati ubwo uyu muryango cyangwa se ubwo uyu muryango wavugaga ku kibazo ushinja u Rwanda ko ari wo muzi w'ikibazo cyo muri Kongo ati Perezida Kagame yese akubita urugi arasohoka akubita umuryango arigendera mbese biri mu myanzuro oya nicyo kinyuma yaje kuba ari imyanzuro aho politiki ya Kongo cyangwa se byaranabaye ashwe kandi Olivier Nduhungire yabinyomoje yarariyo ati nari ndi mu cyumba Sumino oya ndi kuvuga Olivier Nduhungire ati nari ndi mu cyumba ati ikintu ni ikinyoma kisanga cyambaye ubusa nako cyane nambaye ubusa cyane tarabeshya ti nkuko n'ubundi babeshya nkuko bahumeka uko umwuka bawusohora niko babeshya mukanye urumva so itangazo ngo Bukavu byarafatwa kandi aribyo nakubwiraga inti nimugoroba bakoze inama y'umutekano basohora itangazo rivuga ngo na Bukavu nibyo koko abasirikare bari 23 bayinjiyemo ariko se bayinjiyemo neza urumva bavuga yuko byanga bikunda bari buze kuyifata nyine abasirikare bawe bakiyirimo Bukavu ati rwose bacyarimo abasirikare babaye 23 bari agace gatoya ahandi nitwe tubafite kandi mu minota mike turatuyifite ariko biriya ku ruhande rwa 23 ni byiza kuko babwira abaturage batari ko ni leta y'ababeshi ni leta y'abicanyi ni leta y'abagizi ba nabi urabyumva ese ni bari kubigaragaza bari kubigaragaza ubwabo ariko ngiye nshaka kuvuga kuri aho ngaho toujours ikinyoma ntushobora kucubakiraho bagira ikinyoma no kubaka ku musenyi hagati aho Bertrand Bisimwa umuyobozi wungirije wa M23 yasabye umugore wa Tshisekedi bamwita ryo ngo ni Denise Nyankeru amubwira ati nyamara Nyankeru ino musabye Bertrand Bisimwa simushiki wabo se naga ari ni General Bertrand Byamungu sindi kumubona ari kuvuga mu kanya yamusabye iki amubwira ati waba uri umugabo wawe akareka kohereza intwaro mu burasirazuba bwa Kongo ntiyamwumvira
nyakubahwa Tshisekedi ameze nk'ikiraro uyu Byamungu buriya hari ukuntu yaba yabitekereje avuga ati buriya ubwo uyu mugabo yanze kutwumva n'abakuru b'ibihugu yanze kubumva ntiyabura kumvira umugore Byamungu twarakoranye nzi Byamungu n'abaranzi ibyo ndabizi sibyo cyane igihe cya RCD Byamungu ari umusirikare yari lieutenant colonel cyangwa yarakiri major ubu ni de brigadier general de brigade amusaba ati nyamuneka wabwiye umugabo wawe akava muri ututu akava muri iyi mikino yo kohereza imbunda hano mu burasirazuba bwa Kongo n'ikimenyetso cyo kugira ngo uvuge uti yanze kutwumva yanze no kumva abandi akasubira areka kumva umugore se ko na Adamu yashuzwe na Eva kayo nguko yizeye abazungu niba makoro yamuhamagaye akamubwira ibyo amatwi yashaka kumva n'ibyo umutima unyoteye kumva koko urambwira ngo hari ikindi kintu yamubwiye kizima cyo kindi kizima mu bintu nakubwiye makoro yavuze iki kizima none se ko batasomye ibyo Trump yavuze yabibonye ntabyo nabonye nta Twitter ya Trump reka nze nyishake nayo yavuze ko extrait gato cyane ati iki yavuze uharanira kubona igihugu cye nta cyamubonaho sibyo ni uburenganzira bwe harabona kibonye extrait gato cyane sindayibona ariko ndaje ndayishaka ndayibona Museveni ariko nawe yari byo yavuze kuri bunye yabaye amasaha 28 ibuniya 48 ahubwo ntabwo yakwihanganira kubona abahema bapfa bagashira agiye gukora iki buriya hariya se erega hariya abahema bari gushira niba ari abahema niba ari abahima muri Kongo babita abahema ariko muri Uganda ni abahima bariya abantu rero n'ubundi n'ubwoko bukunda korora cyane bikundira inka bikundira ko baba bafite ubwo inka hariya barorora cyane ariko Kodeko iri kubica koko ni ukuvuga ko Kodeko irimo abitwa abalendo cyane nabo bashyamiranye n'abahima Tshisekedi ntajya bivugaho imiventura gusa Tshisekedi n'iki kindi ajya avuga kuvuga ngo avuge kuri bariye cyangwa avuga kuri ADF naro ntashobora kubigarukaho ntashobora yivugira gusa imiventura yivugira n'icyo gusa Rwanda uzi ko ndi gukora ubushakashatsi bw'inshuro perezida Tshisekedi avuze u Rwanda ngasanga ariko nzabishyira ahagaragara umunsi wacu ariko ndatekereza ko uvuze Tshisekedi igihe avuze development y'igihugu cye ni gake ariko igihe avuga u Rwanda n'imiventura ni inshuro nyinshi wagenda bihuza njye niko mbibona wenda byashobora kungana n'igihe agende mu ndege hanyuma hari imfungwa zatorotse muri gereza zari zifungiwe muri gereza mu mujyi wa Bukavu ndebe ngiyi gereza ni iyihe ubwo M23 yafataga uyu mujyi zatorotse nyuma yaho abacungagereza n'abandi bashinzwe umutekano wa DRC bahunze mu gihe abarwanya umutwe M23 binjiraga mu mujyi wa Bukavu bari bafungiye muri gereza ya Bukavu batorotse ku munsi wo ku itariki 14 nibwo batorotse urumva abayobozi barahunze yaba abagipolisi muri polisi ari abo mu rwego rwa gisirikare ari abandi bayobozi bandi barihungiye imfungwa ziritorokera zirigendera urumva
urumva rero nuko byagenze ibya Kongo mana yanjye Kongo ntigibura amakuru rero mu gitondo cyo kuri uyu munsi ku itariki 16 ariko turi ku 16 uyu munsi turi ku itariki 16 uyu munsi uyu muri iki gitondo nibwo hamenyekanye ko iyi gereza yasigayemo ubusabusa urumva mu gihe abasirikare n'ubundi bari bagiye bigendeye nta n'umuntu usigaye nta n'umucungagereza bari bigendeye nuko gereza bibaye nka ariko birashoboka ko batatorotse hari abayobozi babafunguriye babishaka bagiye kugenda ibyo sinabimenya icy'ingenzi no ko muri ya gereza n'ubundi hari hafungiye mu nzirakarengane icyo nshaka kumenya ahubwo ba bantu bakatiwe ntabwo bafunguwe bari bariya baburaniye ibikwavu ejo bundi b'abasirikare bakabakatira igihano cy'urupfu barasa bafungiye muri gereza bariya ntibazutse none bajyahe bari bafungiye muri gereza ze ariko se urukiko rwa gisirikare rw'i Bukavu ubwo ntirushobora kuba rufite gereza aho ngaho sibyo ubu nabo bari barimo aho bigendeye ubu se bakongera gusubira imbere ya leta njyewe sintekereza ko basubira imbere ya leta ariko nibo baranakatiwe bakatiwe bafunze ntabwo bakatiwe bafunga iwabo bavukatira urwo gupfa uri iwabo ashwi bivuze ko muri iyi gereza n'abo ngabo nimba bari abo gupfa bazutse abasomeye Twitter ya Trump iravuga ngo he who saves his country does not violate any law biravuga ngo umuntu urimo gukiza igihugu cye cyangwa se umuntu urimo kurwanira igihugu cye ntago ajya viola nta tegeko na rimwe aba yaviyoye nta tegeko na rimwe aba yishe celui qui sauve son pays ne viole aucune loi nta tegeko na rimwe aba yishe ku muntu uri kurwanira igihugu cye none bivuze iki se babaretse bakarwanira ukuri aha ngayo nguko nuko byifashe nuko bimeze hanyuma nigeze kubona hari ahantu wa mugabo Neva generali yongeye kugira ubwoba agashaka kuvuga ngo u Rwanda ngo ruzamutera generali Neva afite ubwoba ameze nabi generali Neva yarabitangaje ejo bundi ari Kirundo apana ntago ari biriya ni ibindi generali Neva ikibazo afite ni kimwe hari guhahamura abashinzwe sibyo perezida w'u Burundi Ndayishimiye yabwiye abaturage b'igihugu cye ko bakwiye kuba maso kuko nta wamenya igihe u Rwanda ruzaterera igihugu cye urumva atari guhahamura abaturage ariko abayobozi basigaye bashyiraho muri Afurika bamwe na bamwe simbizi ntabwo uzi aho babakuye ze niba bamukuye amakuru mfite buriya ngo bari bateguye 4 Neva ari ku mwanya wa 4 ariko mbere hari abandi bashobora kuyobora kiriya gihugu bashobora kuyobora kiriya gihugu barareba ku munota wa nyuma umuntu waramira byibura inyungu za perezida Nkurunziza ari Neva ni ukuvuga ko bamushyizeho kubera ko babuze abandi yego agiye kuza we noneho aza ari kandi burya Neva yari yatangiye neza niwe kubireba niba yanatowe cyane
wanyeretse ifoto ari gutestinga harya ni iki n'igihaza none se naba nyine ba TikTok bazanye izi excellence Paul Kagame ari gutestinga drone neva nawe afite igihaza babashyira hamwe aho ati ngaho ni mukompara aba bantu bombi aba perezida bombi sibyo nako ngako nakweretse gusa neva aracyafite politiki iri primitive igishingiye ku mateka ya gararake y'amoko y'abahutu abatutsi ngibyo bijya binterese sibyo kuko byatugejeje si heza sibyo cyane umuvandimwe ni Sam dusangiye business ni Maisha Patrick n'abandi umuvandimwe ntudusengana sibyo naho kuvuga umuvandimwe uri i Buraya ngo niyo nshuti kurusha Sam twicaranye aha ngaha harakunda njye mbikurura cyane sinyabyumva neza neva nawe arashaka kongera gukurura Afrika mu bibazo by'amoko ngo tuzabamesura ngo bazagira kimwe n'uyu mugabo Tshisekedi bafatanyije Tshisekedi buriya neva azi uburasirazuba kurusha Tshisekedi tujya twumvikana ibintu ntabwo Tshisekedi azi este ya Congo ntabwo ahazi pe Tshisekedi azi wegana kasa yiwabo ntahazi Tshisekedi ni umusitade ni umunyamujyi yavukiye Kinshasa yavukiye mu bisubizo d'abord yagiye kwisanga asanga se ni umurevolutionnaire urunze aho ngaho yigeze kubona minisitiri w'intebe wa Congo akaba na opoze ukomeye wa Mobutu yagiye aba minisitiri w'ubutabera buriya Tshisekedi yagiye asima intuzi nyinshi fonction nyinshi biza kumugezaho noneho bigira ku matora isaratora Kabila aramudiribura sibyo isajya mu rugo iwe muri salo ararahira ngo abe perezida de la Republique umvise kandi muri principe za IDPS nta kintu cy'imirwano ntibakundaga imirwano uyu nguyu ni ubizanye urumva kandi yagiraga abakonseye b'abahanga cyane les grands professeurs des universités bo muri Congo bose bari nyuma ya Tshisekedi ntabwo hanyuma rero Samu nyemerere duhagarikira ngaha ikiganiro cy'uyu munsi turakomeza dukurikirana ibibera mu mujyi wa Bukavu ndetse na mugenzi wacu atubereye ku ruhembe rw'iburyo dukomeze dukurikirane ndagushimira akoze nawe cyane ndetse